Turi mu karere ka Rubavu, turi mu murenge wa Nyundo, ariko aho hana imbibi n'umurenge wa Rugerero. Nge nitwa Nibishaka Jean Baptiste mukunda kwita Yohana Umubatiza. Turi mu makuru yo muri karitsiye. Kuri uyu munsi rero haguye imvura nyinshi cyane, nibwo bwa mbere umugezi wa Sebeya wuzuye ukabasha kwambuka kaburimbo ugasakara mu mirenge ibiri, n'umurenge wa Nyundo n'umurenge wa Rugerero nkuko nabibabwiraga. Twasuye rero abaturage neza hafi y'umurenge wa Rugerero. Inzu nkuko mubibona z'abaturage zagiye hasi, ni imvura yaguye kuva hafi mu masaa 3 z'ijoro kugeza mu rukerera. Ibi rero byagize ingaruka mu kwangiza imyaka y'abaturage, mu kwangiza amazu. Turacyari mu gitondo ntituramenya ahandi hirya no hino uko byagenze, niba nta buzima bw'abantu bwaba bwahatakariye. Katutangire tuganire n'abaturage batubwire mu gihe cyose gishize batuye ahangaha, ese uyu mugezi wari usanzwe wambuka ngo ugere ahangaha cyangwa se n'ubwa mbere. Hanyuma banatubwira icyo bari kubona cyakorwa, ari inzego zitandukanye, minisiteri ifite ibiza mu nshingano, akarere ka Rubavu ndetse n'izindi nzego z'ubutabazi, icyo zafasha kugira ngo abaturage mu by'ukuri nkuko mubibona inzu zamaze kugera hasi kugira ngo babashe kubonerwa ubufasha bwo kugira ngo babone bongera gukinga umusaya. Ikindi kiriho ni ukureba ese ni iki cyakorwa kugira ngo uyu mushinga ukora ku mugezi wa Sebeya wihutishwe cyangwa se hakoreshwe izindi ngamba zatuma abaturage bahaba n'umugezi ukahaba, ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije bijyanye n'uyu mugezi bikaba byabasha gukorwa n'ubuzima bw'abaturage bikagenda neza. Reka rero mbahe ikaze mu kiganiro cyacu, dutangire tuganire n'abaturage, nitujya gusoza turaganira n'inzego z'ubuyobozi ari urwego rw'akarere ndetse na minisiteri bifite mu nshingano, minisiteri y'ibiza ize kutubwira ikigiye gukorwa kugira ngo aba baturage babashe kubona ubufasha no kwitabwaho muri rusange. Ikaze mu kiganiro cyacu. Mama wowe witwa nde, mutuye he? Nitwa Furaha Marigodanze, nduye hano muri Kanyefugwe mu Rubibi na Kanama. Twabyutse saa 7 z'ijoro twumvisha ikintu gikubise, turahaguruka ngiye kureba hanze mbona amazi gari kwinjira mu mazu y'abaturanyi. Ubwo niho nahise ngenda njya kumva aho abantu bari kujujurira, nsanga n'abaturanyi bari gusosoka mu mazi babaye ibyondo. Ubwo nahise nja kubyutsa abaturanyi banje, nanjye ndahabwa amagara mbondagura inzugi iti mutabare abantu bapfuye. Ubwo bahise bahaguruka, tugeze ku muhanda ngo twaje gutabara, dusanga umuhanda wose wuzuye, ndaho twanyura ngo dutabare, turahagarara turarebera, twabirira aho ngaho. Ibyo nabonye ni ibyo, ndakindi nabashaga kubikoraho. Ahangaha twegereye ni kuri santere ya Mahoko. Ese imvura yagwaga n'ubundi bikagenda gutya cyangwa byagendaga bite? Imvura yagwaga, imvura yaguye, ariko twaye turi kubibona yuko itari kugwa cyane. Ubwo rero twagiye kubyubuna, tugiye kubyuka mu gitondo dubona ibintu byabaye guca tutazi ngo ntibiki. Nitwa Maria Zaninga, mwari wa Colonel. None se mama, ikibazo cyabaye hano iwanyu ni ikihe, byagenze bite? Ikibazo cyabaye hano iwacu, ngewe nari ndyamye saa 3 z'ijoro. Ngeze saa 4 numva abantu bari kungomangira, ariko Musibo niwo babaye ubwa mbere kungomangira. Arambwira tumva rero twatewe Sebeya yatombotse. Noneho Musibo kugira ngo ngire icyo navana mu nzu, ngiye navuye mu nzu amazi garangije kureka. Wari mu nzu wenyine se mukecuru cyarimo n'abandi bantu? Mbaga mu nzu ngenyine. Uretse abapangayi bari bari inyuma, bo bari bafite uko babigenje. Inzu yawe ni yihe? Ngiyi. Mukecuru turimo tuganira, inzu ye ni iyi ngiyi, bigaragara ko rwose yangiritse hafi kujya hasi yose. Katumubaze mu gihe cyose batuye hano ko mwari muhamaze inzu zihagaze, uyu munsi wo murabona byageze ku ruhe rwego? Uyu munsi Sebeya yarazaga, ariko ntabwo yigeze yuzura gucya. Ahubwo turabaza ukuntu Sebeya yaje kuzura gucya igasenyera abantu bose, yazaga ariko tukahenda henda. Nicyo mugiye gusaba leta n'ubuyobozi kugira ngo mubashe kuzongera kubonaho kuba? Murasaba iki leta? Genda saba kugira ngo nubake iwanjye. Njye bagita muhire Ildefonse, ngabandu umuturage hano mu murenge wa Rugerero. Akamazi yaje kuza nijoro mu masaha 8. Ubwo rero nibo twabibonye ko amazi yabaye menshi. Kumva inzu hirya zigwa hino zigwa, amazu yashize ni wareba. Ako ikibazo dufite cyane biteye amazi. Ngende umufundi umwenjenyeri, ubundi njye wari yubatseho. Uvuga ngo amazi bayagomeye ruguru. Bayagomeye ruguru habita mu musabiki. Amazi aragenda abameshi. Abaye meshi noneho abibomorera rimwe. Abibomorera rimwe niyo mpamvu amazi yabaye gutya. Ibintu biruka mu myaka 50 ishize.
ni ukuvuga ngo mu myaka 50 niho habaye ikiza nk'iki. Hanyuma mze aho mu Musabike ikibazo byagenze bite? Bo bavuga ko bagiye gukora barrage ya Sebeya no bagashyiramo amatiyo amazi akajyaza amazi make ashoboka none amazi yakuzura akaza amazi make kugira ngo tonye guteza ibiza kuri Sebeya none rero ya mazi yo yaragiye ritereka amameshi amazi kwiteka none asa nabisenye azira rimwe ari meshi nimpamvu babona ntabwo imvura yagwaga ngo Sebeya igere hano. Oya ni bwa mbere kuva twabaho nibwo yaje hano akajya no hakurya. Nibwo bwa mbere Sebeya yambutse kaburimbo ikava muri Nyundo ikajya muri Rugerero. Rwose. Hanyuma wowe inzu yawe ni iyihe mze? Ni hariya. Hanyuma mwakomeje nk'abaturage se hangaha mutuye nta bantu baba bahuye n'ingorane zo kubura ubuzima cyangwa se ngo bakomereke? Mo kuko burasase n'ukihugiyeho turimo turarwana no gushakisha inzira z'amazi natamenya amakuru y'ibibazo by'abantu bagiye bahura nabyo akamaze guye yo ni meshi aragaragara namwe murabibona. Hanyuma nk'umuturage wahuye n'iki kintu wagendesheje murumva ari iki cyagombye gukorwa kugira ngo aya mazi kuko imvura ushobora kuba yaguye ari nyinshi cyane muri iri joro murumva ari iki cyakorwa? Bo leta no umubyeyi iyo yarebe ku bibazo byabaye abantu bafite amazu yaguye ni meshi nta n'amacumbi bafite nta n'umubano waje gucumbi kwandeze kwese ari hano muri Rugerero amazi yadusenyeye ari hano muri Nyundo amazi yadusenyeye nta n'umuntu afite yo yajya rwose biragoye. Ubu mugiye gukora iki? Ubu tugiye kuvuga ngo tubone amazi tubone amazi amaze kubona inzira amaze kugenda zugwana no gushaka kukabona icumbi. Hano ko tutari kubona ubufatanye n'abaturage byibuze ngo bagerageze babafashe no kuyobora amazi ubu bufatanye ko bwabuze urabona byatewe n'iki? Bo bagerageje amazi bayatinye amazi ni meshi amazi meshi cyane nagwa amazi bashyira mu mugore umugore yajyamo amazi ntago mufite ubwoba ko iyi mvura ishobora kwiyongera noneho bigakomeza cyangwa bikarenga ahangaha byageze? Bo niki rero no kukirere kirimo imvura ushobora gusanga imvura yongeye kugwa gusanga duteje ibibazo ahubwo dufite ibibazo ntabwo tuzi ko turi bubikira ahubwo. Ubwo nijoro murabigenza gute rero? Nukorana hanze. Turagushimiye kwemera uganire natwe ariko wihangane muze. Namwe murakoze cyane. Rero yuko uyu munsi n'amashuri atize kubera ko iki kiza cyagize ingaruka hari imigezi abana bambuka ku buryo bagomba kugumishwa mu rugo kugira ngo batajya kwiga. Ibi rero byatumye imigenderanire hagati y'uduce tumwe na tumwe itabaho dore ko n'umuhanda uva mu Ruhengeri cyangwa se Musanze werekeza Rubavu wari ufunze kugeza hafi mu masambiri za mu gitondo kugira ngo abaturage bataza guhura n'ikibazo cyo kuba batwarwa n'amazi. Polisi rero yari yabanje kugira ngo ifunge umuhanda kugira ngo abashe gukurikiranwa ese habasha kugendwa nahahe ahatabasha gukoreshwa nahahe. Gusa hari indi deviation iri ku murenge wa Rugerero ihinguka mu Byahi uyu muhanda nawe wakoreshwaga. Abaturage bose turi kumwe barababaye urabona rwose barababaye nubwo iki gice abaturage bawusanga kenshi bishimye ariko uyu munsi ku maso urabona ko bababaye. Natwe twaje hanga. Witwa nde wewe mutuye he? Nitwa Nyirasengimana Antoinette nk'abantu hano mu Rugerero. Nanya nabyutse nsanga aho n'igipangu cyaguye ariko tuza kumva urusaku rw'amazi hano turaza tuza kura kuva mu gitondo cyose turi hano ariko ni ibintu bibabaje cyane kuko amazi yaguye n'ibintu byose byahezemo abana babuze aho banyura bajya ku ishuri mbese ni ibintu bibabaje cyane. Nka leta y'u Rwanda ishinzwe gutabara pe yadutabara nk'abantu baturiye inangaha biradukomereye. Mwihangane cyane mwihangane. Ushaka kuvuga nawe? Twibwire. Nitwa Ernest ntuye hano mu mudugudu wa Ngama nani mu mugo murenge ni mu Rugerero. Ibintu byagiye bisohoka mu nzu nijoro bikagenda inzu bakatugajya tujya kubwira abantu uti musohoke mu mazu ibintu byakomeye basohoka bagasanga ndi bari kubona aho bakandagira ubwo nuko abantu bakajya bavamo mu mazu inzu ukivamo ukabona iraguye ubwo byarangiye sebe ikomeje kuzura abantu bari kubura aho banyura abanyeshuri babuza aho ko bambuka amazi yinjiye no mu bigo by'amashuri diwareba mbese byakomera ubuzima bwahagaze. Ubu ngubu mugiye gukora iki rero? Ubu ngubu tugiye gufata ingamba abayobozi baradufasha nibo baradufasha kugira ngo tugire uko twakwisana kuko byakomeye twe ntago turi kubona uko tubigenza. Mukecuru we mutuye he? Igira hino gato nyegere. Twibwire mukecuru. Nitwa Ukwitegetse Asiya. Wowe mutuye he mukecuru? Mu mudugudu wa Mahoro. Mu kagari? Mu kagari ka Mahoro. Ubwo ni muri Nyundo? Oya. Mudugudu wa Mahoro kagari ka Kabirizi. Yego. Atubwire wowe iwawe byagenze bite? Ngewe iwanjye cyakora amazi yaciye imbere y'iwanjye uko natashye nijoro mvuye gucuruza imvura insanga mu nzira ariko naje nsanga amazi ari mu muhanda
ubwo nza ndi kuvogera nuko ubwo twaraye tutaryamye twaraye duhagaze turi kuvata yenda turebe yuko byagenda ubwo kuva mu gitondo kuva nijoro rero kugeza mu gitondo ubwo twagumye kurebera ni gucyo twabuze aho ngo tujye kugiye. Mama, hano turabona ikirere nanone ntabwo kimeze neza, ese ntabwo mufite ubwoba ko imvura iri bugaruke nanone n'utwasigaye kakuraho? Dufite ubwoba cyane, mbese nta muntu utekanye. Hanyuma mu makuru nta bantu ibi bintu byahungabanije? Turi kubyumva ariko ndabona abonyeho. Ibyo mwumvise ni ngwiki? Mwumvise ngo yuko hari abantu bapfuye n'amatungo amwe ajya aragenda, ubwo ni gutyo twabyumvise ariko ndabyo nabonyeho ngewe. Turacyari kumwe n'abaturage hano ahamaze kugera Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, tumaze kubona na Minisitiri w'Umutekano ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu arimo ndetse n'ubuyobozi bw'intara y'Uburengerazuba. Abaturage tugiye kuganira batubwire babifata gute iyo babonye abayobozi nk'aba ngaba baje kubareba habaye ikintu nk'iki ngiki. Mama, twibwire. Amazina ni Turikumana Gloriosa. Gusa ko tubonye nyine twahuye n'ibibazo ngibi twabona abayobozi baraje, dufite icyizere ko biraza gukemuka kuko leta y'u Rwanda ibereyeho mbese turi abana bayo, nawe yakwishimira ko umwana nyine agira ikibazo bahari. Turabyizeye ko biraza gukemuka pe. Mwari mwagize impungenge mutibara abantu baheze hakurya, none Minisitiri w'Umutekano ndetse na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu barabiboneye, murumva nta cyizere cy'uko ibintu biri bugende neza? Icyizere kirahari ko ibintu biri bugende neza kuko abayobozi ko bahageze na Perezida w'Igihugu yabimenye, arakoresha ibishoboka byose barabahari hakurya nabo bagira ute bagere hano hakuno hatagifite ikibazo ngahariye. Hari hakurya hitwa ngo iki? Barabaheze mu kandi gahugu bita mu Kiribata. Ahangaha turimo kureba muri iki kiza kidasanzwe, ikibazo gihari cyari gitumye ba minisitiri baza ahangaha ndetse n'umuyobozi wa polisi ku rwego rw'igihugu IGP, nuko hari inzu zasigayemo hagati, amazi aca hirya andi aca hino, ni mu murenge wa Nyundo, ntibashobora kwambuka ngo bakomeze hakurya hitwa mu Kiribata cyangwa bakomeze bambuke hakuno baze ikanama za Mahoko. Ni abaturage tubona bari hariya bamaze kurebwa n'inzego, ubu zigiye gutekereza none icyo gukora kugira ngo aba baturage baze. Abari hakuno baravuga ati bari mu kandi gahugu, mbese n'abashaka kwambuka ngo bajye hakurya ntabwo bishoboka kubera ko ikiraro mu by'ukuri cyari kiri ahangaha cyacitse, kandi aya mazi arimo amanuka ni menshi, ni amazi y'umugezi wa Sebeya, umugezi ufite isoko ituruka mu ishyamba rya Gishwati. Turacyaganira n'abaturage uko babona leta ibegera. Tumaze kubona urababonye ba minisitiri bageze hano, urabivuga iki? Twibwire. Letwe Imana Frederic, abantuye muri uwo mudugudu hakurya Gasenyi. We kari agahugu kifungiranywe n'amazi wavuyeyo? Oya, nubura nanjye kugira ngo mveyo mbanje kuzenguruka ngenda mvogera kugira ngo mbone uko ngera hakurya. Hanyuma muze tubwire urabivuga iki kuba ba minisitiri bose ubona inzego zose zaje? Kwambonye inzego zose zaje kandi nkambona n'ibi bikorwa remezo uburyo byagenze, nizeye yuko ngo bagiye kubyitaho kandi babonye n'imbogamizi hari bagiye gukemura ikibazo, noneho tukizera yuko noneho bigiye kugenda neza. Twibwire muze. Nitwa Ngendahimana Jean d'Amour. Utuye he muze? Ndi mu murenge wa Nyakiriba. Hanyuma turimo turavuga ngo hano amazi yabaye menshi, abantu bo hakurya mu Kiribata baza gusigaranwa n'amazi, ariko muravuga muti leta nidutabare. Tubonye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu hano, tubonye Minisitiri w'Umutekano, tubonye IGP umuyobozi wa polisi ku rwego rw'igihugu, bose bageze hano. Urabivuga iki ukurikije imiyoborere? Ibi birerekana ingufu igihugu gishize mu bibazo twahuye nabyo, byerekana ko nubwo bikiri vuba ariko dutegereje imbaraga ziri buze kuza kugira ngo bano bantu bari hano hirya babone icyo kurya, babone n'aho berekera. Biri kwerekana ko igihugu cadutabaye ku buryo bugaragara. Murahumurijwe? Turahumurijwe cyane. Aho ingabo zemeye guhaguruka, polisi igahaguruka, ndihabe habaye n'imbanuka mu mihanda n'abaminisitiri bakaza, byerekana ko igihugu cyose cyamanutse kigatabara Rubavu. Ubu wabihuza gute n'imiyoborere myiza duhora tuvuga? Ibi byerekana ko indambwe igihugu kiba cyakoresheje, ubuyobozi kiba cyakoresheje imbaraga zose, byerekana ko ubuyobozi imvuga ariyo ngiro. Ibi ngibi rero twabihuza gute n'abaturage noneho mu kwitabira gahunda za leta zitandukanye, umukurikije uko ubuyobozi namwe buba bwabegereye? Igikorwa cy'umuganda kigomba kwitabirwa ku buryo bugaragara. Mitiweri abaturage bakayigira indego, kuboneza urubyaro nabyo bakabigira indego. Byongeye kandi biri kwerekana ko iyo leta idaza gushira imbaraga ngo yubake runo rukuta,
aha hose haba hashize haba hashize. Nyandayishimiye Hamida nkaba ndi umudamu w'abana babiri. Mutuye he Hamida? Dutuye mu murenge wa Nyakiriba twebwe. Tukaba twaje gufasha abavandimwe bacu bahuye n'ibibiza. Ubwo twaje tubatabara nyine kuko twabuze icyo kuvuga kuko nta kintu na kimwe babashije gukura mu nzu. Hamida dusobanurire, turi kubona uyu mugezi uciyana se hano turi duhagaze nahagana he, turi hakuno y'umugezi, bari hakurya bo barahagana he tu? Bari abo hakurya bari mu murenge wa mu murenge wa Nyundo. Hano hakuno ni murenge wa Kanama. Bivuze ngo duhagaze muri Kanama ariko abari inyuma yacu umugezi wadutandukanije. Yego. Kuko ikiraro cyagiye ntago twabona uko tubafasha. Ubwo nyine nukubirebesha amaso Imana akaba ari ikora ibyayo. Turimo turavuga tuti iki kibazo mwavuze muti leta nidutabare. Hano tubonye turimo turareba ministre w'umutekano, tukareba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ariyo Minaroke, harimo umuyobozi wa polisi w'igihugu nawe muramubonye. Navugaga ni nk'abaturage muhumurijwe gute, ni na gute mubona imiyoborere myiza? Turebe imbere hano. Ikintu twasaba nuko badukura mu manegeka bakatujyana kutwimurira ahantu hazima hataduteza ibibazo, tukabona umutekano, tukabona uko tubaho neza, tukabaho natwe twumva dutekanye kuko nta kuryama. Nugutekereza ati bene abavandimwe wacu bari hakurya ya Sebeya ati buracya ntago tuzi ko turi busange bari bazima, ahubwo nuko babakura mu kibazo barimo bakabatuza ahantu hazima, noneho umugezi bakawuhungahunga bakawubakira neza, tukabona umutekano tukagira guteka. Ngo hakurya ni mu Kiribata. Hari hakurya ni mu Kiribata. Hanyuma wowe nijoro wari urihe byagenze bite? Turebe hano imbere. Ninjoro ngiye narindi mu rugo numva umuvandimwe aramamagaye ati kuri telefone, ndamubwira ati bimeze utati wapi nta kigenda, duhagaze hejuru y'imeza kuko amazi twatoboye inzu kugira ngo tubashe kurokoka, ariko abana bari hejuru muri parafo, nta kundi kuntu twabigenza, nukubera yuko dutegereje ubufasha bwa leta bukaza bukadufasha. Cyakora byageze nka 11:50 abahungu bazi koga baroga bajya kumweka mu mugongo, babasha gukuramo abana babiri n'umugore. Ko bogaga mu rugo? Bogeraga muri Sebeya kuko niho Sebeya bari hagati ya Sebeya akazu kabo kasigayemo hagati. Abacuruzi bamwe na bamwe bo muri centre ya Mahoko aho imvura yagiye yinjira muri za boutique, uko turimo tubibona hangaha ni umuceri wagiyemo amazi ndetse n'icyondo kubera ko umugezi wa Sebeya ufite ibara nyine risa n'icyondo. Barimo rero baroza umuceri, bakongera kuwanika bushyashya. Ibi nabyo rero biri mu byatumye hari abacuruzi bamwe bagiye mu gihombo kubera iki kiza cy'imvura. Yitwa Tuyitenge Jean Damascene. Jean Damascene, tubanze tukwihanganisha. Murakoze. Hanyuma iki kiza cyabagezeho nk'umucuruzi twagira ngo tubwire ikibazo byabateje nk'igihombo ko bimeze. Igihombo cyo birumvikana kuko kugeza ubu ngubu ntabwo nanamenya ngo ibyangiritse nibiha, ariko ku byo maze kumenya bimaze kwangirika bishobora kuba ni amafaranga menshi cyane. Yego. None ni iki musaba nk'inzego zitandukanye kuri ibi bintu bijyanye n'ibihombo mu gihe harimo gutekerezwa ko habaho kwita ku bantu bahuye n'ingaruka z'iki kiza cy'imvura n'umugezi wa Sebeya? Hari iyo byagenze gutya akenshi hari igihe cy'umuntu aba afite credit muri banki, yenda bajya badufasha bigasa nabo babyegeje inyuma bikishurwa mu gihe kirekire. Ikindi yenda nka Rwanda Revenue yadufasha ku bijyanye n'ibi byangiritse, bakaba bareba uburyo ki badufasha mu bijyanye n'imisoro, bakajya bagenda babikuramo cyangwa se bakaba bashaka ubundi buryo badufasha ku buryo ki ubucuruzi bwasubira mu murongo. Uyu mugabo arababaye, murabibona nk'uko arimo atubwira, aravuga ati nk'inzego zishinzwe imisoro, inzego zishinzwe gukurikirana ibicuruzwa mu buryo butandukanye barasaba koroherezwa, cyangwa se n'izo nguzanyo ziba ziri mu amabanki akabasura akemera kandi akumva igihombo ndetse baba bahuye nacyo. Ni igihombo gikabije. Njye icyo nasaba leta nk'uwacuruzaga inguzanyo ya banki yari ikwiriye kuvugana na banki bakatugabanyiriza inyungu kuko kwishyura biragoye. Ikindi nk'ubuzima bwahagaze nuko umuntu atavuga ngo ni urupfu kuko hari ababuze ubuzima, ariko mu bacuruzi nabo bwahagaze ba Mahoko, mbese nawabona icyo abivugaho. Ubu murimo gukora iki yenda kudukurikiye kugira ngo bashobora kutabyumva? Murimo gukora iki mu gutaburura ibi bicuruzwa bimwe mwari mufite bimwe bidashobora kugarana n'ubuzima? Murimo murakora iki? Ni nk'ibihe muri kugerageza kurwana? Uri kumbona turi kugerageza koza ji
ariko kuzibonera abakiriya nazo zamaze kwangirikana byoroshye. Amazi twamaze kuyoza, isukari zo twazihombye zagiye, amasabune yashonze yagiye nta kintu twarukoyemo, ifu z'akawunga zagiye ntacyo twarukoyemo, umunyu wo washonze kera nta n'uwo twabonye, iby'abana baryamagaho nta na kimwe dufite. Umuceri wo twawogeje nawe watunaniye kuko nurara utabonye umukiriya ejo ntacyo turabona. Mbese ni ibihombo tutatekerezaga. Ikindi twasaba leta mu byerekeranye na siranse y'ibicuruzwa itugabanyirize, umuntu wese agira siranse y'ibyo acuruza kugira ngo tubone ko twajya dure kuvura igihombo turi guhura nacyo. Murakoze kandi mwihangane. Murakoze namwe. Murakoze, twabonye guhera saa 8 sebeya itomboka, ariko ubwo abagize amahirwe bagiye babyutsa abandi bakava mu nzu nta kintu bakuyemo, barangiza bakagenda bagahunza amagara. Mama, turimo turareba inzu zageze hasi. Mu by'ukuri twaje hano nk'abanyamakuru kugira ngo inzego zibishinzwe zibashe kubona ni gute mwahuye n'ikibazo. Ariko se murasaba iki leta, murasaba iki n'abaturage bagenzi banyu kugira ngo mubashe kongera kubona aho mukinga umusaya? Turasaba leta wenda ko yaduha ubufasha bwo kongera kubona aho abaturage bakongera gukinga imitwe. Tugasaba ko yaduha ahantu abaturage bakubaka cyangwa se wenda ikatwubakira, ariko abaturage bakongera bakabona aho baba. Nyuma yo gusura abaturage hirya no hino habaye ibibiza mu karere ka Rubavu, habaye guterana kw'inama y'ikitaraganya y'abayobozi n'inzego zitandukanye, harimo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, minisitiri w'umutekano, ndetse harimo n'umuyobozi wa polisi y'igihugu, hakabamo ubuyobozi bw'intara y'uburengerazuba, harimo n'umuvugizi wa guverinoma. Iyi nama yabereye rero muri Kiyaka, aho Kiyaka ikorera hano mu karere ka Rubavu, naho bita kuri Mahoko. Bimwe rero mu byaganiriwe muri iyi nama nibyo tugiye kuganira n'umuvugizi wa guverinoma, agiye kudusobanurira kigiye gukorwa kuri aba baturage, kigiye gukurikiraho kugira ngo ubuzima n'umutekano wabo ukomeze ubungwabungwe, kugira n'imibereho myiza ikomeze igende neza. Nibyo ibiza byabaye, ariko nk'uko bivuze ahanini ni mu majyaruguru no mu ntara y'uburengerazuba, kugira ngo ahangaha turi ubu tuvugana hamaze kwitaba Imana abantu bagera ku 129. Nk'uko mubibona amazu yasenyutse, inkangu zacitse, hari abakomeretse, ariko iyo mibare iraza kugenda imenyekana nyuma, kuko mu byemezo bimaze gufatwa nuko abayobozi b'ibanze bafatanyije n'abayobozi ku rwego rw'akarere bagiye kunyura ahangaha mubona hose hari abantu, kugira ngo bababwire babasabe kujya kuri site zitandukanye aho bari buze kurara, aho basanga babiteguye kugira ngo babakire baze no kugira ifunguro bafata. Turifuza yuko mbere ya saa 12 nta muntu uba ugicaracara ahangaha mubona hari amazu yasenyutse, kuko nk'uko mubonye imvura irahise, mu kanya ishobora kugwa ugasanga hagize n'undi muntu ugiriramo ibibazo. Nk'uko rero twakomeje tuganira duhera mu bice bitandukanye by'akarere ka Rubavu, aho ku tariki ya 2 ijoro rishyira itariki ya 3 z'ukwezi kwa 5 habaye ikiza cy'imvura n'umugezi munini wa Sebeya waje kusandara wambuka uva mu murenge wa Rugerero, uva mu murenge wa Nyundo wambuka mu murenge wa Rugerero, aho abaturage bagera ku 125 bahasize ubuzima. Ni imibare itangajwe kuri uyu mugoroba n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarinda. Mu byemezo rero byafashwe nyuma y'inama y'ikitaraganya yarihuje inzego zitandukanye zirimo minisiteri y'umutekano, harimo minisitiri w'umutekano, ni inama yarimo minisitiri w'ibikorwa remezo, ni inama yarimo kandi na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, harimo umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP, hakaba kandi harimo ubuyobozi bw'intara y'uburengerazuba ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu. Iyi nama rero mwe mu byemezo byafashwe nuko abaturage kuri uyu mugoroba bari mu bice bitandukanye byagiye bigerwaho n'ibibiza bavanwa aho ngaho kubera ko imvura ikikomeza kugwa, bityo ubuzima bwabo bukaba bushobora kujya mu kaga. Ikindi kivuyemo nuko ubuzima bugiye gukomeza hakorwa amabarura y'abangirijwe ibyabo cyangwa se abavanywe mu byabo n'iki bibiza, hanyuma ubuzima bukaba bwabasha kugenda hakozwe n'ibikorwa by'ubutabazi. Twari rero mu karere ka Rubavu, ni mu murenge wa Nyundo. Nge nitwa Nibishaka Jean Baptiste, yari amakuru yo muri quartier. Kamera twari kumwe na Kanani Emmanuel wadufashije. Ndabifurije gukomeza kugira amahirwe n'ubuzima ndetse n'impagarike, twihanganisha imiryango yabuza babo.